seva ntubw'Imana adatakaza ubwenge bwa kiroho. Iyo umukristo adasenga aba ameze nk'uruzitiro rugize gute rusambutse, aza yonegwa buri munsi. Nimugire ngo amen. Hari abakristo ibyaha biza biseka, biza bibaseka kuko yabizi ko ari uruzitiro rusambutse, biza isaha bishaka bikinjira. Hari abandi biza binegosiye kabango kariya karakinze ndikoroka gukingurira kandi satani ni igitangaza. Hewe aradodora akabwira ngo yewe ahangingurira se kandi akaguhenda kubwiza gahoro kugira ngo arebe ko wakugurura akinjira, kandi ashaka kukubwira kinini arakubwira gato. Cyo gituma Bibiliya ivuga ngo kandi ntimubererekere satani. Katange haleluya. Kandi ngo dufite ibyo byiringiro, kandi ngo dufite ibyo byiringiro ngo nk'igitsi ku mutima, dufite ibyo byiringiro nk'ikomeza. Nimugire ngo amen. Navuga ngo igitsi ku mutima baba bavuga ikintu kiza gishiga umutima kikawushiga. Nzamona ibintu baza bakora mu Bugande, igitoki gukiyo cyagogomye, tuvuge ngo amen, bakazana igiti bakagishiga we umushigo. Ubundi umushigo nico gitsi ku mutima, tuvuge ngo amen. Ni kiza kiwushiga tuhungabane, tutakaza Imana, tuve mu byiringiro, tuve mu buntu bw'Imana, kuko mukiriye Imana. Zameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Zameni Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Tamani Yesu yupo, ni kweli Yesu yupo, tunamtangaza yupo, tumeona kazi zake. Kaindi mana ziraba aindi zashira munzira zanje Mugire ngo amen. Imirimo ye ntakibarika Yesu genge. Mugire ngo amen. Atukuze kubera ko Imana yampaye kumenya ibanga ryo gusenga. Mugire ngo amen. Ngo ninde wari kuzabwira Sara ngo ko azagira gute kazaza agakecuru nize kubwira ngo azoza. Nimugire ngo amen. Ariko Abrahamu ngo yaragira kwizera. Abrahamu yarizeye kandi kunza mutekereza, nimugenda mu mibari y'amasezerano muzasanga Abrahamu Imana yaramurereze, yamuha amasezerano aratura. Nimugire ngo amen. Ndaretse
hari ubuhamya naringiye kuba ariko numva ndaburetse nimugire ngo amen twongere amen ariko iyo umuntu asenga Imana izimuha ibyiringiro iziguha ibyiringiro kandi ibyiringiro byo mu Mana byarantangaje nimugire ngo amen ni ikintu incomprehensible ikintu kitagira gute kitumvikana samakuru ofatanya nundi tukanategereze ngo ubibwire abantu babyumve iyo undi muntu ahabwiriza cyangwa agasoma ngire ngo amen Imana impamagara ngo mvuge ubutumwa yampamagaye ndi impunzi nkamwe nimugire ngo amen ariko twebwe yacu twagaza dupagasa irangize insanga mu rupagaso se nuko bazahita irambwira ngo ndeke aho nimara kureka kandi zanibuka batugabanyirije ibiryo bagera ku kilo kimwe n'igice kandi mwebwe bagazabaha n'utundi twebwe bagazaduha ibintu bitatu bagazaduha amavuta ateneye bakaduha ibigori icyo kilo n'igice gusa bakaduha iki kindi hajya bagazaduha rimwe n'ibishimbo cyangwa amashaza nayo angana nk'uko vuga ngo ufite umuryango vuga ngo turi nk'abangahega tukageza nk'ibiro 5 Imana ikakubwira ngo ibyo gupagasa simbishaka ngwino umvugire moto imirimo ye ishibarika ishirondoreka Yesu genge nimugire ngo amen tugiye nari mfashwe ariko nari umuntu utaratumirwa mu ivuga butumwa simbizi kore ariko birashoboka ngo bitari byarabaye keretse nk'udutaramo tw'abana two mu muhanda kuko njewe nkunda gutaramana n'abana uko hano nahabonye nsanga mbafite umurimo ariko simbatuye nimugire ngo icyo kibazo nagize njye umurimo ariko mbona simpane ndabatahanzwa haragowe n'ukuri nimugire ngo amen kubera ko hari amakuru nzambwira abantu bafashwe nimugire ngo haleluya cyo kintu rero Imana ikintiburiramo iraceceka yaraje nsanga pampagasa nabibonye iminsi 3 ikurikirana bisobanurwa kwa 3 naryama kabona naharitse nazanye undi mugore naho iwacu twigeze guhembwa neza kigendera kuvuga ubutumwa abanyankore bucega byanze ndagaruka gaja muri cano yo gushaka nyine ubuzima ukuntu bigomba kuba nimugire ngo amen ijoro rya mbere naraye nashitse ndota naharitse ndicura tumurambaza ngo se nzogwa ngeze no kugwego go guharika n'ukuntu mfashwe ndekanje gusenga kanandagize namagenda nicwe urabona nawe wicwe nijoro namaja ku musozi ndasenze none ibintu mbonye bibaho ubwo gwego nzorugeraho jewe gute ndaje ndaryama buce tugiye mu kazi turapagashe rirarenze turaryamye nijoro kaya masaha kandi noneho neza mbitamubona umukobwa cyari gikobwa cy'inzobe cyari cyicayeho cyari ko bikaranga ibishimbo barambwira ati ndarega nguyu wo waharitse ndamureba guye ariko akaranga nako umva nyina ari nk'umugore wawe untekere udushimbo ngo njyacumbe ati none biracitse wa no mzuka nacitse intege namenye nuwo nzobombora wa kabiri kiya gikobwa nimugire ngo haleluya amen none ndangize ndagenda ndasenga
ndasenga ndahwera ubuzima uku niko abantu bazabagwa ko ntambwumva nari ngiye ikomeje umutima bimeze gute ndahudumiye Mana Nyirimbabazi ibintu ndabyanze mu izina rya Yesu oya nuse naba narakwizeye ngasenga bigeze akagukorera wamara ukamundoza muri aya ukemera nkaja tukemere konja muri ibi urona nzose babitangaje ndahudumiya ko Mana y'imbabazi ndagarutse toye mupanga dusubiye mu gupagasa n'abacu ariko nyine ncitse intege ntanibaza ukuntu nzoharika kumva ari ibintu bingoye nimugire ngo haleluya ndagarutse ndaryamye ijoro rya gatatu yewe ibintu nibura mutatekereje ngo uvuge ngo kurumva ibyo mwari murimo ikintu bisha bikama bitibuka kavuga ngo mu izina rya Yesu ngwereye bigenze gute nuko umunsi wa gatatu ndaza ndasenga turaryama za saa kandi zirya kandi namangira ucyara ati nguyu none mbona arahindutse bitambona noneho ngo nguyu umugore wawe mbona n'umwishwa wanje tika jina la Yesu kandi mwitegereze n'umwishwa wanje washatswe ni umutima wambwiye ngo ibi bintu ntabwo aho Satani agira imbaraga zatera akagusha abagabo n'abagore aho iyo njana nkaja kuzana umwishwa wanje giti ngasubira nkazana washatswe umutima urambwira ngo ibintu Mana ibintu wanze kugeza kuri urwego wambwira cyo ni ibiki noneho numva umutima utangiye kumwe ngo si ibi ni ibiki so nyobewe noneho ibyari byo ndahagurutse ndangiye simbanuka ko nashoboye gusenga aho nahise nja mu kantu ko gucanganyika ndavuga ngo no ni ya kesi ça va pas nuko hari bitagenda gusa ntase nuko ndagenda nari nikoreye igiti twagize dukoraga akazi kagoye kamaboko tukaziterera abahima bakaduha ifaranga tukaja kugura ibishimbo tukajya nimugire ngo nuko none igitangaza cyaje kumbaho pangenda ndi muri famu nikoreye igiti numva kwijwi rivugira mu mutima waje namwe ngo sisemaho ntabwo uzi ko ndi Imana idaharikanwa aho uri Imana idaharikanwa gute havuga ngo ese ngo nko wari wahagurutse ngo ugatangira kunkorera ngo ibi wajemo ngo sukumparika mu izina rya Yesu namiriza naraho ngamunani nampamagara wacu ati tinsobanuye inzozi hari bicika birabaye numva ku mutima we nibyo wari kumbwira ati nibyo numva agatima karitse sinumvishe ndemerewe ahubwo numvishe umutima wika none subira mu kazi naguhamagare nari mfashwe uziko nagazambwiriza nkabwiriza abantu bari ku muhanda nicara ku restaurant nkaba ndabwirije kaza ngenda nkabwiriza inzu n'umuryango nzambwiriza ubutumwa bene bwa Pawulo nuko ndangize nuko ndavuga ati Mana ndumvishe ga nuko tiwongere kunzaniraga ibyo ngibyo nibyo tisawa naho byahekenti byasubiye no ndangize ndasenga ndataha vuga ngo ico ndico chanzo cha magumu yangu aho ngaho no mwipfundo ry'ibyago ariko no sinzi byongiye muri mugire ngo nuko rekaga Imana iceceke naje ntangiye akazi ndavuze ubuzima burakomeye buragoye bubaye amabuye buradedeye burazamutse barateranye baranyigishije abayumbe barambwira umuryango urambwira ibintu biracika nja gusiguza Mana huko se warashutse ndashukika naragize
nagize ngo ariko ikintu cyantangaje mureke mbaye iyi nani itemonyaje tuvuge ngo eme eba yita intahe kambashingira intahe murace murayumva nimugire ngo eme nta muntu n'umwe uzagufasha mu muhamagaro ahubwo bazokunaniza icyantangaje cyane ni abantu najaga berekwa hambwira ati sengera simubwire cyane nkambwira ati sengera kucuzima Melandre Beri Tantoteka Gavarie Semerde Imana irambwiye ngo uwo murongo urimo ari ukomezamo nici gushakaho ari cyo komeza uvuga ubutumwa gucya yitsa zaruga amaze kumbwira uko Imana imubwiye akambwira ngo ugombaga kugira ubwenge none ko mwiyere kumbwiye ngo nkomeze none ngugarutse ngo urabona nyine ngo ibintu ngo biragoye ngo none muri ubuzima ngo wogira ute nguze ugenda ngo upagase ngo numara uze uje no mwivuga kibuka ukuntu nariko mbona nabomboye nagiyeyo abatoya bisibye amen nzani bukundi waje arambwira ariko yambwiye maze nko gukomera tuvuge ngo eme arambwira ngo umwuka arambwiye ngo nkiyuhata ko yavuze wakomeza ukaja gupagasa ngo mbonye impanuka yo kuguhitana ngo wari gupfa no kintu cambayeho gikomeye iminsi yageze icyanamo kumva ngiye guheba yego mutima ukambwira ngo garuka ushe mu gupagasa huri umugabo urugo gakora guma no kwiyongera tangaza nimugire ngo haleluya uzi ko bigeze guterana bakambwira ngo ni ntahe nsubire muri Kongo wanze gukora none ga ndakindi kigukwiriye taha aba bana rena byayamasha twara abantu bajane ruguru numara bazaba bakamira amata numara ugumutorome ariko ari jambo rizavuga ngo ninde wari iryo jambo ryaranyishe nimubwire ngo amen ninde wari kubwira sema no byari bigoye bikaremera bikandusha umutima gusa tukabaho nkabiyobegwa nimubwire ngo amen ariko mu buryo nawe utovuga ngo ubayeho ariko Imana yari yaranyigishije nkiri ahantu yari yaranyigishije gusenga isengesho rivuga ngo Mana uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi iryo nari ndigira nuvuga ngo repas journalier niyo nasengeraga gusa uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi nuko kumva ndanyuzwe 2,000 ngahita menya ngo ibibazo birakemutse uyu munsi ejo rero nzosenga mu gatondo mukera uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi nimubwire ngo haleluya nihuta mbasi kugira ngo mve muri ibi tuvuge ngo amen zanibuka umuhungu umwe anyerekwa arampanurira arambwira ngo mbonye nguzagera igihe ngo bagutumire mu mavuga butumwa uvuga byo byari gibigani nguzoza ubura ngo aho witaba Imana kuntizimera nimubwire ngo amen ngo ariko ndora ukumwuka mbwiye ngo arambwiye ngo bazoza bakubwira mbere nubwo bazokubwira abana bangana gute aho ariho uzaje ngo kuko icyo gihe kizoba bariza mugenzi wawe ngo se ninde wari kubwira sema horo bizoko bizoba uretse Yesu tumugire ngo amen Imana izana ihumure tangira gufatwa muranzi nageza mfatwa cyane nageza mpimbaza ihumure rya mbere yazanye nageza nsimba gucya kabiri nzanibuka umunsi umwe nari ngira ideni ry'imitwaro 5 imitwaro 5 ni 50 by'amagande kandi amagande yari munsi y'amarundi nyagiramo nimba ari imyaka 3 narananiwe kwishura 50 biruhe bandega mu muryango ariko umunsi bandese Imana ikora igitangaza inzanibuka karimbo naririmbye
duhagaze imbere kuri rutari nari mfashwe uko nguko komera niki cyari cyarangiza ibyo byiringiro no gusenga nageza nsenga nkaba nkikinya nageza numva umutima umbwiye ngo reka umutima gusukambira ijambo rimwe ukambwira ngo semaho nuhindura icyerekezo ngo ibintu wari umaze kubaka byose ngo uramubisenya byamabiri tukabizike kama numva mbaye nk'igipfu nkikinya nkama mba ikinya pa ngahagarara nari mzakana mkavuga ngo manuranzi kandi wewe uranzi kandi wewe urazirikana nariko ngatera twaturimba turi timu nimugire ngo eme umugabo yamahaguruka hari yamavuga ngo sema ngo nkugabiye inka ngo kandi nuyikenera ngo nzayiguha mu mafaranga vuga ngo icyo ndico chanzo cha kunyanzamisha kunyamanza ni kugira kunyamanzisha kandi kandi Imana ire kubikora ibikora ari mukuru wanje waje nawe uvuye muri Kongo kandi nawe bari bagiye inama bose bari hamwe twagize inama irananirana yari yananiranye no bariko bambaza ibibazo umwuka yari yanyeretse ngo bazoza bambaza ibibazo ngo mu Giswahili ngo nzambasubiza mu Gifaransa ibo bakambaza ukuntu nzabaho no naje nkababwira ngo nzabaho ngo nzabaho ngo Imana ngizaye uzi kujya iyo usubije umuntu mu kwizera vuga ngo umubwiye Igifaransa umubwiye Icyongereza umubwiye langue kine patra imvuga idasobanutse none yo nama yari yabaye iraba yari inaniranye ariko Imana itikora igitangaza kiraho aho ngaho ni inama zatangiye gucecekera zibanke aza kumba ya mafaranga ndishura ndaswanke murango tundi tubazo nafatwa gutya nasimbuka ikindi Imana yanze ni kimwe burya Imana ibigaragaza byose zibiguha akabico yanga ko kiba nimugire ngo yeme kimwe yanze kimwe cyonyine yaravuze ngo umugore azoguma yambara imyenda myiza kandi myinshi nageza mfatwa na simba bakagabira umugore titangaza Imana ishimwe nimugire ngo eme natangare ruya statu umuntu agaguruka akavuga ngo mpaye umugore wa Semahoro ngo igitenge tisawa aho ngaho namwe mumfungiye irembo rimwe iyo murarikinze abadayimoni tibazobona aho barica nuko Imana ikingira iryo ibindi biraguma biragenda tuvuge ngo eme umwuka rwambwira ikidashoboka none nkumva kidashoboka agambwira ngo ivuga butumwa rizohinduka ngo uzozuca ngo mu ndege gusa ariko yewe ariko uzi kugwanurira ukarakara yombaye cyabana bajya ebwese jewe nageza ngendesha amaguru mwivuga butumwa amaguru akandi akakamwe umuriro panzamuka imisozi pange ndamwivuga butumwa kumva gusa umutima ukambwira ngo ubone ubuhamya zamura amaboko levare desige zari ngombwa cyane nimugire ngo eme amen ngasenga uziko nageze ku rwego kaja ngantu mwivuga butumwa bazana gukibyo kujya babishitse ku meza kamangira agahinda nkananirwa kujya kama numva ndaremerewe none ndavuga ngo ndi mu mafungo se ndazira ndi umushitsi kandi uba ndaremerewe mwizina rya Yesu ko baba baguma kudukarabisha mpamvuga ngo mwizina rya Yesu mwizina rya nkumva nkagatima karitse bukeya ngatamira nkarimwe natamira nkabiri nkumva bigiye nko guhora arwa nkumva nkagatima karitse nkajya nkabango mana koga ndariye ariko sinzi nimba butoto yari none ibise nibiki nuko vuga ngo ariko Imana ari mu murongo w'ibintu
ari mu murongo. zamura amaboko. Imana ni igitanda kandi Imana ni iki nimubwira ngo eme ukuvuga ngo irivuga butumwa rya mbere niryo rya mbere nuriye mu ndege ndavuga ati noneho Imana nayo urigenda uri igitangaza kiri iyo ngiyo gituye ahandi nimubwira ngo eme nuko kweli nabwiye umuntu ngo ufotora nuko nohereza abana mbabwire ko ibyiringiro biza birema nimubwira ngo eme none ga bwira mugenzi wawe ngo Yesu yupo. Imana iziducisha mu bintu bitangaje. Nabwirije hafi nk'imyaka 6 cyangwa 7 ndi umugabo utotaha mu rugo yego ngo ngure ese niki n'ikintu cyoroheje. Hari igihe nageza nshikana mu rugo 500 nkanezerwa 500 y'amagande n'irindazi. Icyageza kinezeza nuko nageza mpa abana imbombo. Nari ngira ibibazo bibiri. Umutima gazumbira ngo abana bazonyanga. Koko murumva ariko ijuru ndi wamenye ukuntu rizarigira. Bakaza bamera nkaho sari boss ari umuntu gusa nashiki muhira bakamagura kumwe agafata kamavuga ngo papa umwe akambwira ibibazo ndakambwira ibindi ngo basha. Ayo mwari muzi uko imeze nafite nka 500 kama mbabwira ngo mugende uw'imbombo mwese uko nagaza numva nshitse mu rugo neza nakora igitangaza nashikanye nk'ibihumbi 2-3 umugore akazana nk'agasukara gateka ikoma aho numva gari sawa nukuvuga ngo bwari ubuzima gusa nzani buku munsi umwe ntinda umwuka nyereka nshitse mu rugo abana bashaka kunkubita hasi nuko reka mvuga ubuhamya ni maranicara nimugire ngo mbona ko baza baramfata umwe afata undi afata kujya bazabaza kuntega none mbona neza ko mpima bucya ngiye kwikubita hasi kuko ni mu nsozi tibaza noneho ibi bisobanuye iki ndangize ndataha ariko nyine ndibuka ko natashe noneho hari pajima ibyo yumva n'umwijima vuga ngo wese n'umwijima keretse gusa nyine ariko umwijima ari gitangaza n'umwijima nimugire ngo ariko Yesu niwe mwiza Yesu ni itara Yesu ni ikorema ryize iyo rishyize mu nda murage mbabaze hari umwijima wobaho wamara ugahagarara imbere y'ikorema ni kujya Yesu azaza ahantu wacuza umwijima ariko iyo yatse gutya uzamubwira ngo wi muzamura amaboko noneho ngiye kusha muri topic naze ngo nishaka ndabwiriza nyine guke tuvuge ngo kambwirize gahoro ngende gahoro ndebe imitima ize gusingira ibintu nayo yorohewe hari igihe usaze cyane abantu bizabibashanga ariko witoze urushaho gufasha benshi nimugire ngo ndaganira hejuru akamaro ko gusenga nyamara mvuga kaga gategwa no kudasenga siko murabyumvise kandi ndabivuga nihuta kugira ngo ndebe ko ndangiza abantu biteguye gusoma nibadusomere Luka 21 umurongo wa 36 unda turebere Matayo 26 umurongo wa 41 turangiza tuje mu ba Efeso Abatesalonike 5:10 cyangwa mureke ndekeraho gusoma henshi hari yanditse nk'ibindi bipande bingari ko turabiritse ngani musomaho mbone ko mvuga vuba Luka 21 36 bavuga gute 36 nuko rero muje muba maso musenga iminsi yose kugira ngo mubone kurokoka ibyo zose byenda kubaho nuko rero muje muba maso nimumara musenge iminsi yose every day muza musenga kugira ngo murokoka kaga k'ibintu bigiye kuzaba ku munsi wa Yesu w'imperuka no guhagarara imbere y'umwana w'umuntu
wowe uzahere kuri 34 zamuka wahere kugira ngo nanone nuko asome nasome 34 ariko mwirinde imitima yanyu ye kuremererwa n'ivutu no gusinda n'amaganya y'isi uwo munsi ukazabatungura mwarangiza mukazatungurwa n'umunsi wa Yesu Kristo kuko uzatungura abantu bose bari mu isi yose umeze nk'umutego kandi bazoza bawugwamo nk'umuntu uguye mu kirabo nuko rero muje muba maso musenge iminsi yose aho wari wahasomye ngahe tuze Imana igumugisha mukomere ijambo ry'Imana amashe undi wabonye hajya nawe soma twumve Matayo ibice 26 umurongo wa 41 yego mube maso musenge mutaja mu mosha amen cyara ariko papa wadusomeye aha ngaha naho tukahumva muri Luka 22:49 ngaha dusomera ndango waruke hari 22 ku murongo wa 46 aka context n'ubushatse ukavugaho buke arababaza ati ikibasinzirije niki yeme niki kibahunamishije muzuke musenge kugira ngo mutaja mu mosha mbariza mugenzi wawe ngo siki gusinzirije niki nimugire ngo eme nako kantu kari kanje ku mutima ndavuga ngo sinurwa nkareka naringeneye kubabaza nibiki mwabonye bwagiriza mumbwira ibintu bitangaje biri bwagiriza bibashinjirije nibiki mbariza mugenzi wawe ngo se niki wabonye gitangaza nuko ino hariki none niki cyabarekesheje Imana nigitumye musinzira bene ibitotsi Yesu arababwira ngo ikibasinzirije niki nyamuneka nimusenge mutaja mu mosha musenge hari ibishuko biteye ubwoba hari ibintu bitangaje udasenze nawe ubwawe uzabyisangamo bizoza bikurenga ubwenge kandi ari wowe wabikoze wibaze haleluya amen twongere haleluya haleluya senge mutaja mu mosha wabona abantu bazi gusenga nabi naka kantu nashatse ko tubiga tuvuge ngo eme amen abantu gusenga babifite nk'amakuru yo kwigwanaho muri ubu buzima siko ndabivuze neza twabona abantu benshi twahuye ku musozi abantu benshi nasanze babasenga bose nasanze ari imbaraga bashoye zo kugira ngo bishugurikire barebe nabo ko bobaho ariko gusenga intego yo gusenga abantu barayushije nicyo kintu cyantangaje mu isi nasanze abantu ntibasenga ariko n'abasenga bahushije iki intego abantu ntibasenga mu isi gusenga kwarakatitse kandi gituma gusenga kudahari abantu bashize ibyiringiro byo mu Mana abantu kuri ntibakizera Imana abantu bakizera Yesu ni go ruhwa gonyine yajanye iriya yagiye yasize afite uruhwa rumwe arabazangwe ko yarivuze yiyise umwana w'umuntu aravuga ngo ariko ngo umwana w'umuntu naza ngo azosanga kwizera ko kiri mwisi yaza tabatipe sinzi ko azosanga bakibihagasemo ukuntu mambo nabameze aye wawa nakabaze nawe ibaje kweri zoka rukabikiriho umunyakenya yaravuze ngo akikawiye ngini amusini ngo hatapata ikigwazo sanga yarare ariko wa mugabo nimbara mu masayi yarebye abantu ukundi mwabona abantu ejo bundi nayishuriwe ikintu kivuga ngo abantu ko barajiyo bava twabona abantu ko baberekera ko mu ikanisa kabagiye gusenga nukuri ko baravayo yamwe abajiyo muvu tekereza umuntu kuririmba cyane akagaragaza ko yabyinnye igisimba cyane ariko ari bwo yabivuyemo cyane yemwe abasha iyo muvu
ukabona abantu bitabye ukamubwira ngo none bagiye mu ijuru vuga ngo berekeyeyo umusaza karuciye ngo niwe wigeze kuza ngo ashike yamayerekera iriya amazi ari ku musaza byagenze filozofi batumwita filozofi byagenze kuba werekera iriya arabwira ati iyo ngiyo iwanyu muri bakizigenza nabo bakina mama nabo bantu haboneye ni uku bameze naje wawuriye yemeje werekeye nimuzamura amaboko twitangira haleluya turebe Hallelujah. Ya. nagiye ndeba ngahura n'abagore baba basenga ku musozi ngo karasaba Imana umugabo none ntiwari umugore ngo barashwanye ngo ariko Imana yamubwiye ko izamuha undi mugabo kandi ugasanga arashishikaye melandre verite sopene ga ngo nukuri ngo Imana none ukareba kabata ariko mushishikaye ariko muhamuviyo muhamusha nimugire ngo haleluya Amen. isi nukwigwiriyemo abandi hano ukagira ngo barafashwa bababwiye ko iyo bagiye gusenga dosiye zazizinguka vuga ngo yashatse Amerika ugasanga umuntu afite ibyifuzo 5 7 ukabura kimwe kiyagitakira ubugingo kimwe ugasanga bose n'umwana wanje ni ishuri n'ingwara vuga ngo dosiye mwaraushije oya ntabwo naze kwibyo batobisengera tuvuge ngo yeme ariko icyo ngicyo ntabwo ari intego nyamukuru yo kugira gute yo gusenga intego ya mbere nyamukuru yo gusenga nimugire ngo amen gira mugenzi wawe ngo nukurindwa nukurinda ubugingo gusenga Yesu yabivuzeho abwira abigishwa ngo mbonye akaga no musigaye ninkaho yari kubona ibibazo ari byinshi arabwira ati ariko amakuru mbasigira ikintu mbonye no basigira ikazobarinda musenge cyane mubwira ngo amen arabwira ngo musenge cyane mutagwa umushi mubwira ngo amen iyo umuntu asenga bizabirinda ubukristo mubwira ngo amen iyo umuntu ase ntimwamone iyi si yose iyi si tuzungurutswe n'ibishuko gusa uzutera intambwe ugahura naco watera intambwe ugahura n'ikikosha watera intambwe iyo udasenze utegerezwa kugwa byanga bikuze Yesu arababwira ngo musenge cyane kugira ngo bibarinde kugwa hehe hari umunyabwenge wavuze ngo gusenga tuvuge ngo amen amasengesho y'isahiro umuntu ugira amasengesho y'isahiro akaza asenga isaha igashira tuvuge ngo amen ngo bigira imbaraga zo kumurindira ubukristo uko ngo nico gusa amasengesho y'isahiro agaciro kayo n'akamaro kacu gira mugenzi wawe ngo kukurinda gusa kugira ngo utazaha umupagani nico cyonyine nimugire ngo amen aravuga ngo iyo umuntu ashatse mbara umugore cyangwa umukobwa ngo agomba gusenga isaha n'igice vuga ngo abayongerewe ikigoro kaho abayongerewe amajaribo tuvuge ngo amen bibari byiza ariko kandi vuga ngo habari indi kamera itariye abayageza guhananiye habari ndagiye kwihanganira nubwo bafite ibindi byiza byinshi ariko vuga ngo no kumugora kurimo nabyo ugomba kuzitegura azetse tuzamura amaboko twitangira rero ngo ugomba gusenga isaha n'igice
kugira ngo ugire kapasite yo kugumana ubukristo nimba kujaribye cyangwa atakujaribye nyine ugira imbaraga zo kugumana nawe n'ubukristo byose bikagumaho. Ese ko tibyumvikana nuko ngo nibura ukwiriye gusenga isaha n'igice ngo wabyara abantu ukabona uzaya agahungu n'agakobwa cyangwa abana bakaba baraje vuga ngo ibyiza biba bije ariko n'amajari biruhande babatange nawo kuza kugerageza nimugire ngo kimuzamva abana niko abakecu bwo umwana zanshariba suko guko kubera ko abayiyongereye ibindi bintu nabyo bizaba biguhungabanya ariko bisaba n'ubundi kuzagumana bwa bukristo siko bimeze ngo ugomba gusengaye abiri kugira ngo kamere z'abana zitambamye n'iza nyina zose uzishobora uzishire ku murongo n'ubukristo byose bijana. Halo mwazumvise ayo n'amasengesho gusa akiyakora protection gusa ntaki n'urukingo gusa kararinda ubuzima ukaba umukristo mu gitondo ukabwirirwana ukaburana ukabuzukana ugaseka isaha zose ushaka gusabana na Yesu ugasenga uvuze muri ruga ntambugamizi baje kujaho. Abantu b'amanyanga benshi bakunda kwihana nk'isaha kubera ibyaha yakoze byinshi nakumva yananiwe kugira akaruha kumva Yesu nyine abaye nkubabarira akabona kwinjira burya ni ikibazo cy'amanyanga ariko iyo wasenze tuvuge ngo amen biza bikurinda ya manyanga yose wamaruka umukabo wa Yesu. Nubwo kwihana ari ngombwa nyine ariko bikaba ari ibintu bitokwirwa ibyaha uko birutana tuvuge ngo amen niko birutana ubukana mu mutima. Imana yo bibabarira icyarimwe ariko kandi wewe nyiracu hari cyaho ukora kikagira ubukana wewe imbabazi zigatinda gushika mu mutima kubera kuko wakoze icyaha kibi cyakomerekeje ubugingo. Mvuze ikinyamurenge cyiza byo nari mvuze aravuga ngo uhawe inshingano kumukuru w'abaririmbyi perezida wa ministeri pasitoro n'abandi nk'abo inshingano kina mama kugira ngo umurimo ukora ngo ugire impact. Siko mvuze igifaransa ngani mumbwire mu kinyamurenge ugira umusaruro katuvuge uki kugira ngo ico ukora kigira iki umusaruro ukwiriye gusenga amasaha atatu aho ngaho ububaye umugabo ufite inshingano wa uvuga ngo je veux influence nkeneye influence yego nkeneye kugira icyo mpindura kugomba gusenga saa 3 mbariza mugenzi wangu se usenga wowe ibangana gute kandi gayo ayo muyumve neza ni padei par jour yego ugomba kubura umugabo ushobora kwicara ahantu isaha 3 ugasenga utuje ukaganira nijoro. Abadayimoni mu kintu cyambere bateye impagarara uruhagarara go mu masengesho wira mugenzi wawe ngo umwuka w'uruhagarara ukuveho ugasanga umuntu ageze mu masengesho akamatangira gutekereza abantu bose atasuye ngo kuwogenda ngo no kureba naka ayo amapepo na dayimoni no kuvangirwa umuntu akama gahunda atazatekereza namo agiye mu mahombi uwo munsi zikama zibyuka kamone umuntu afasha agashakosha sotsemo ugiye bagica baramwanduruye baramutwaye. Uriya nawe kritere zo gusenga umunyamasengesho mwiza ni umugabo uzi kugira irungu. Iyo umaze kuba umugabo utagitinya irungu umaze kuba umuyombe kasisi ushobora kugenda ukijyamira ahantu wenyine ukamara iminsi 3 4 5 icumweru ukumva nta ruhu ufite gw'abandi ariko umuntu ugwana na ya zamatope sinzi ukuntu bivuze nimugire ngo azamakumbura imuhiragiza amasaha 3
yewe bigenze gute ngo ari yahegwe ngo aragirwa akamasinga gataha akavuga ati acari kurutu nyine mu mwuka nimugire ngo eme takundi twekugira ngo rero iyo ushaka gusenga ngo ukamirike hari ibyo uhangana nabyo jewe ushobora gutanga isomo ryo gusenga ntasomye muri Bibiliya tuvuge ngo eme nkababwira ngo nusenga uzahura n'ipepo yitwa gutya nukora amafungu uzagwana n'isa gutya nugira gutya uzasa kubera ko nigeze numva umugabo witwa Magemba abwiriza aravuga ngo mambo moja ngo tunaongea kwa experience nimugire ngo eme kuna mambo naweza ongea kwa experience kwa sababu uliyapitia unayajua yego abantu benshi bazahura n'udupepo dutoya tubaho two mu masengesho akamata akagira ngo hari zama Kazeva tuvuge ngo amen amina kandi ko nihuta mu izina rya Yesu nukuvuga ngo ikintu ca mbere the prayer niko mu Gifaransa mu Cyongereza protectors is it protecting vuga ngo maombi analinda maombi anafanya nini analinda mukristo ubundi ikintu ca mbere kigomba gutuma umukristo asenga akabishishikarira akabigwanira akabirira inkuna akabibera amaso nukugira ngo arindwe atagwa mu mosha atava mu buntu bw'Imana adatakaza ubwenge bwa kiroho asengesha zarinda umukristo iyo umukristo adasenga aba ameze nk'uruzitiro rugize gute rusambutse azayonegwa buri munsi nimugire ngo amen hari abakristo ibyaha bizabiseka bizabibaseka kuko yabizi ko ari uruzitiro rusambutse bizabiza isaha bishaka bikinjira hari abandi bizabinegosi kabango kariya karakinze ndikoroka gukingurira kandi satani ni igitangaza hewe haradodora akabwira ngo yewe ahangingurira se kandi akaguhenda kubwiza gahoro kugira ngo arebe ko wakugurura akinjira kandi ashaka kukubwira kinini arakubwira gato cyo gituma Bibiliya ivuga ngo kandi ntimubererekere satani cyakagira akantu gato uzakora wumva umutima wakubujije nimugire ngo amen vuga ngo satani nako yashakaga naho yashaka ngo akandagize ikirenge yinjiri tuvuge ngo amen tuvuge ngo ndakubonye ndagutoye usenge cyane mutagira gute tagomba ngero mbarize mugenzi wangu se niki gusinzirije niki kikurangaje nibiki ese mwabonye ibikigani mumbwira umunezero mufite mumbwire uwabateye kuva mu bicyano ngo musenge Imana mwamara mugahinduka ibyo satani ashaka kintu cya kabiri mugire ngo amen amasengesho azahindura umuntu strong azakomeza umukristo akamera nka kujya kugwara to be strong gukomera kose ko mu mwuka nimugire ngo amen kuryamye mu mbaraga zo gusenga iyo usenga Imana izi gukomeza ukagera ku rwego wazuca mu kintu wahindukira ukabaza ngo se nije wahanyuze biriya bintu ni gute bitampitanye kubera imbaraga zo gusenga nuvuga ngo gusenga sinomenye tuvuge ngo amen ngira mugenzi wanjye ngo bikomeza umukristo bikomeza umukristo ejo twari ko tuganira nejo najya nejo ejo twari ko tuganira tukavuga ngo umunzani ngo kwizera ngo niki majaribu vuga ngo bigeragezo
ahantu Imana izihagarika umuntu tuvuge ngo eme kavuga ngo uyu muhungu aranyize n'igitangaza, uyu mugabo aranyize, umunzani aza gushiraho gucyo gahagarara n'umunzani w'amajaribo akamaza biriya kutubwira ibintu bitangaje ngo ni mugubwa gitumo nibagerageza ngo bitari nukuvuga ngo bimwe bigaturuka ibindi bikaba ibindi bikaza bamara gucyo ukamubihagararamo Yesu akama kwitegera akaza kureba ngo reka ndebe uko se mahoro avyitwaramo zabura bako katala wakabangura umugabo bakaza bakakuramutsa cyangwa akabona atangiye gusubira inyuma, atangiye kwicira utubira, atangiye kuzana utwenge kabango to kurananiwe imani haba imani yako ni ndogo sana na imani nuko ngo rero ikintu kiza gikomeza umukobwa kigakomeza umuhungu akanyura mu majari batangaje, akanyura mu bintu nawe atomenya, akabihuruka yera. Vuga ngo ni maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu. Maombi ya imani, maombi Mungu anayajibu. Maombi we Tangire megerela siberte kiza gituma umera nkinga kujya kwiki nahingiye kuvuga ibintu bigoye tuvuge ngo eme kirambuka kiba gipfuye ngakandi kandi ukurutegera ukiyasinzi nabuza kandi novuga narisha kuvuga kandi kakanyantege nke akaba karaguye wagira ucyo kaburaguye ikicaza kikakugwa ukagira ngo none uri paralize ntatubaragugira nadukuza impamvu no kudasenga none se ubitsindute uhora mu byifuzo byo kuba mwiza, uhora mu byifuzo byo gukizwa, uhora mu byifuzo byo guhinduka nti wowe bishobora udasenga. Nakubidi omba, you will be strong. Takuwa mwenye nguvu, tasimama imara katika majaribu yoyote atakaye kusonga, kwa sababu wewe unaomba Mungu. Hey, semeni amen. Amen. Twongere amen. Tala gretege. Mani bahimbaraga zo gusenga. Twese tuvuge ngo amen. Amen. Ikintu cya gatatu amasengesho azarema ibyiringiro mu muntu. Vuga ngo analeta matumaini. Taindi mana ziringira namba taindi zashira muzira zanje. Semeni haleluya. Amen. Nimamona abantu benshi hari ibintu mu buzima bwabo bamaze bonyine guhamya ko bo bitobabaho. Hari ibyiza bamaze kuvuga ko bo si ibyabo. Yego hari ubuzima bo batazi ko bo bugeramo, habe n'ubukristo tuvuge ngo yeme nabwo bazavuga ko atari ubwabo. Ngaitekereza no kurumva hari lakini maombi analeta matumaini. Nimugire ngo amen. Amen. Iyo umuntu asanze ibyiringiro byiza ataratekereza, byiza biwabo batagira, nimugire ngo amen. Amen. Byiza atarabona azayumva bitibuka, akavuga ngo yote yawezekana kwako. Yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Yasiyowezekana yasiyowezekana unayafanya, unaweza yote. Kope palala mati jibu na sense
hazatibuka imbaraga y'ibyiringiro, ibyo atibwiraga, ibyo atibaza, ibyo atarazi ko ari n'umukandida wabyo. Nimugire ngo amen. Matumaini inaota ndani yake. Akagira ibyiringiro. Nimugire ngo amen. Atishingikirije kubimukikije kubera gusa kumenya imbaraga z'Imana. Nasanze ngo ni namwe agaciro k'ijambo ry'Imana kaza kazira. Nimugire ngo amen. Ngo yazasoma ijambo ngo rikavuga ngo nitwa Imana ishobora byose, Imana ya Isaka na Ibrahimu, Imana ishobora byose. Yahagera akamayumva nubwo ibintu biraba, akavuga ngo biracitse. Imana igira gute? Nibwo azatangira kubaza Imana ibyanditswe. Nimugire ngo amen. Hakaza soma akavuga ngo ibintu byose ngo byose ngo bishobokera uwize. No, bali mtu yeyote asiye na matumaini hawezi omba Mungu. Ariko iyo twasenze turemerwa ibyiringiro, kandi buryo ibyiringiro narabihawe birantangaza. Nimugire ngo amen. Ngira mugenzi wanjye ngo biza biturinda kwiyahura. Moto kandi kwiyahura gutagira ngo ni kujya kwishiramo akagozi. Waruzi ko ari abantu benshi bandavuye bihindura amatope kubera ko nta byiringiro bagira muri bo. Nimugire ngo amen. Akazira kose Satana mubwiye yo gacamo kuko nta bindi byiringiro by'ubuzima agira. Nta nagaciro yiyiziho, nta nako yumva. Nta yo kora icyo akora atitaye ku mutekano kuko we azi ko atariho. Hana matumaini. Cyo gituma yiyandavuza akibagirwa ko ari n'umugabo, akibagirwa ko ari umugore. Nimugire ngo amen. Akibagirwa ko afite abana. Ibyo byose ni impamvu yiki. Hana matumaini. Nta bindi byiringira afite z'ubundi buzima bw'ikindi coba. Kubera iki? Ntasenga, azi ko iyo nzira imuhagaze imbere niyo yonyine ihari. Nuvuga ngo rero ari yahura. Watu wengi wamegeuka masherati, wengine wamegeuka wamara, wengine wengine matope. Kwa ajili ya nini? Ya kukosa matumaini. Nuchaga tani amasengesho azahwezesha amaso y'umwuka. Umuntu azakinguka ya amaso y'umutima akabona ibyo abantu batabagira gute babona, kandi amasengesho agakora ibintu bitangaje. Naringeze kuchaka ngaye cyaga tandatu amasengesho yaza tuma abantu bahora biteguye kuza kwa Yesu. Biteguye iki? Mwanditsi yanditse aravuga ngo muzamusenga buri munsi kugira ngo ujya munsi utazagira gute, utazabatungura umeze nk'umutego. Nukuvuga ngo abantu bose bazaberekwa kugenda kwitorero baza basanga bageza basenga nibo basanzwe bagize gute, biteguye basenga cyane. Iyo usenga uburi umukandida wo kuja mu ijuru kuko ubugingo bwawe buhora bwezwe. Nta muntu uzushinjwe ibyaha adasenga. Nimugire ngo amen. Ariko iyo dupfukamye dusenga turi abanyamasengesho, umwuka aza kugira ngo akanti wagakiranura ugahora witeguye Yesu. Kantange haleluya. Keep palanda find away. Iki cyanyuma cya karindwi arico mpekeraho. Nimugire ngo amen. Amasengesho nayise ngo ni afya ya kiroho. Sizwe no byita. Nimugire ngo amen. Nibwo buzima bwiza bw'umukristo. Nuvuga ngo umukristo yahasenga azasa n'umuntu ufite sante, azasa n'umuntu ufite afya. N'ubuzima bwiza buza butera umuntu kumva stress zishize, kumva guwe neza, mbega mu yandi magambo za relax n'ibindi. Bwa buzima bwiza abantu bose bazabagira. Bamwe bakaja muri sport, abandi bakagira abandi bakaja hewe. Abarundi baravuga ngo tuje kuryoherwa. Vuga ngo kuryoherwa kwa bizera no guseka. Kitalon kaloma iyo usenga nibwo buzima. Ubundi ni afya, c'est santé spirituelle. N'ubuzima ntabwo ari igikorwa, n'ubuzima. Iyo umukristo adasenga ubusa nuko wanyu, ubusa nukonje. Ariko iyo usenga n'umunyebambe agira neza imbabazi zihora witeka.
nimugire ngo amen. Amina. Dusenga Imana, Imana iguhe gusenga. Ibintu nari nanditse ndi bubabwire, iyo udasenze uba wugururiye tuzabikomereza. Nimugire ngo amen. Amen. Babwiye gusa akamaro ko gusenga, muzoza musenga. Nimudasenga uzagwa mu biboshe, uzisanga muri abapagani babi kandi muri mu ikanisa kubera ko mudasenga Imana. Kandi hange yaro yadufatikanye dusenge. Twese tugire ngo haleluya. Hallelujah. Mama mwizina rya Yesu Kristo. Malo parité de banda la gloria se va. Et l'homme mérité tatuk mekatik l'obre. Yaula sabo de garnabi asopelari. Langosa de bonia traje de nisafolari de parité. Tagikome imbere yawe ma. Tagikome imbere yawe. Ndagusaba ngo wongere ukumbuze itorero ryawe kugushaka. Abantu bashake mu maso hawe, wongere basenge, barare mu misozi, bafunge, biherere, basenge. Uwe buri muntu wese inzara n'inyota byo gusenga. Kobela vare. Kampe parda visa la pride visa la loi. Kremega. Habari twebwe. Habari twe Yesu. Izina ryawe ryo rihabwe icyubahiro. Ni mu izina rya Yesu. Amen. Mani bahimbaraga.
ingorane zabaye naho nabazimu nyine bariko bayagwanya katwitangira rero ndebe ko muzoza musenga